Yes, reka nongere mbasuhuze ndetse kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikindi mbifurize kugira amahoro y'Imana. Reka nizere ko ibyo murimo byose bikomeje kugenda neza cyane, ndetse kandi nawe utameze neza reka nkubwire ngo ukomeze kwihangana, ndetse kandi wowe utameze neza reka nkubwire ngo ntagahora gahanze. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikagenda nabi. Rero ntawa umenya uko iminsi igenda imera. Rero ikinzanye rero hano ni igiki? So nje kubabwira yuko nafunguye YouTube channel yanjye, nzajya ncishaho ibiganiro n'amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko ku bintu bishobora kuba byagirira umuntu akamaro ndetse n'inyungu muri rusange. Rero amazina yanjye banyita Zephyr Niyitegeka, cyangwa se bakanyita Wicklands Fit Medicine cyangwa se Clementetere. Rero akaba ariyo mpamvu rero nje hano kuri microphone kugira ngo tuganire, ndetse kandi tuganire ku bintu byinshi cyane tuzajya tugenda tubagezaho, ndetse kandi tuzajya tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Tuganire no ku bijyanye n'ubuzima. Yes, yes, nkuko mubibona rero impamvu nabizi byunzwe, ndimo ndarya kabisa, ndimo ndarya ibiryo byiza. Ego bon appetit n'abari ku meza, cyangwa se n'abatari ku meza nyine nababwira ngo bizagenda biza. Rero icyo nari maranye iminsi rero ku mutima, maze iminsi rero mfite ibintu byinshi cyane byiza nshaka gusangiza abanyarwanda. Mfite ni ukuvuga ngo buriya hari igihe umuntu nyine yireba nyine akumva we yifitemo impano igiye irenze nyine ari mu by'ukuri. Hari nawe uko byagenda kose wenda hari impano ufite, sibyo? Hari impano ufite, hari ibintu byinshi cyane wumva wageza ku bantu. So rero iyi ni channel yanjye, ni channel yanyu. Umuntu uwo ari we wese ushobora kuba afite icyo yasangiza abanyarwanda. Ikindi, iyi ni channel tuzajya duhostingaho abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ari abafite ibyo bagezeho, cyangwa se abandi bantu bumva batandukanye, cyangwa bashaka nko gushimisha abantu, cyangwa se bashaka gushimisha nk'abantu bafite stories zigiye zitandukanye z'ubuzima. Baza hano rero kuri iyi channel. Rero nari nibagiwe, rero navuze byinshi nibagirwa kubabwira yuko iyi channel izitwa izina zayitangukira, nayise Mara Media TV. Yes, nayise Mara Media TV. Mara Media TV rero ni channel nziza, gusa yari isanzwe ikora, ariko mu buryo yari isanzwe ikoramo ntabwo yari isanzwe ikora mu buryo nyine buri professional, cyangwa se uburyo bwa buri munsi. So urumva rero tuzajya dusabana n'abakunzi bacu, duhosting abantu bagiye batandukanye, tuganire kandi kuganira ndabizi neza ko ari ibintu byiza bishobora kuba. Urumva bajya bavuga ngo harya ibintu bajya bavuga ngo ibintu umugani ihuye n'umunwa ni iyi. Imigani ihuye n'umunwa ni, ariko niyihera umunwa nuvuze. Hari n'ubundi bavuga ngo ngakarenza umunwa ngo karushya ihamagara. So urumva rero ni dushaka kuzajya tuganira namwe, tubahata umunwa pe, tubahata umunwa, kuko cyane cyane cyo kintu cya mbere tuziye kugira ngo tubahata umunwa kabisa. Tuzabahata umunwa, wa munwa wandi urenze umunwa. So bumva rero ni ibintu byiza. Ubundi umuntu uwo ari we wese wumva ashaka kuba afite ibintu yageza ku banyarwanda, yanyandikira. Imbuga zose dukoresha ni Mara Media TV. Facebook ni Mara Media TV, Instagram ni Mara Media TV, email dukoresha nayo ni Mara Media TV. Channel iri gucisha ibiganiro nayo uzajya bisangaho ni Mara Media TV. So urumva rero nicyo kintu cya mbere tuziyeho. Nari nsanzwe mbikora ariko bitari cyane. Urumva rero ndashaka ko tuzajya tuganira n'abakunzi bacu,
ufite igitekerezo. Ikindi nimero yanjye ni 078 08 98 5 3 4. Iyo nimero nayo wayinyandikiraho ukampamagara ufite nk'ubutumwa, ibiganiro ushaka kugeza ku banyarwanda se, wanyandikira ukampamagara kuri Facebook n'izindi mbuga zose tukaganira, nkaguhostinga. aho dukorera rero, dukorera hano i Kigali mu Rwanda. ese i Kigali ifite uduce twinshi, ushaka guhita wibaza ngo Kigali ngo ni nyinshi. So dukorera hano i Kabuga, hano rwose muri Kicukiro. Ugeze hano ku isoko gatoya rwose, uhageze utumamagara kuri ya nimero nakubwiye. Yego, utumamagara kuri ya nimero nakubwiye kabisa, tugakomeza tukaganira kabisa, nkanakuyobora kuri phone yanjye ihoraho. Ikindi rero, umuntu uzi ko hari ikintu yagezeho, umuntu uzi ko afite ibintu byiza byagira sosiyete nyarwanda, byagira icyo bimarira abantu muri rusange, rwose ahawe ikaze. Iyi ni channel yanyu mwese, umuntu wese wumva wifuza kuza kuganira, kwicara kuri iyi TV ya Mara Media TV, ahawe ikaze. yaza hano tukaganira. Hari ndabizi neza ko ibintu bizajya bigenda bimera neza cyane. umunwa se ko tuwufite, umunwa turawufite wo kuvuga, wo kuganiriza abantu. umunwa turawufite. Ikindi nababwira rero, turabakunda. Mukore subscribe, mukande kukazogera, musharinga ibiganiro byacu nyamuneka. Munasharinge ibiganiro byacu bigere kure, bigere ku bantu bose. Kandi ndabizi ko uwo mutima mwiza ushobora kubikorana bitugirira umumaro, ndetse kandi nawe bikakugira umumaro, kuko cyangwa se uwo n'undi ubisharinze bikaba byamufasha. Ikindi rero nari nibagiwe, umuntu ufite impano yo kubwiriza, yo kubwiriza, yo kubwiriza ubutumwa bwiza pe, nawe ntagahishiwe, kuko iyi ntago ari channel y'ibishego gusa. nako nta n'ibishego wapi. nta bishego tuzajya tuvuga, twebwe tuzajya tuvuga ku bintu biriho, ku bintu bihari. nawe ibyo ufite tubiganireho. ndumva aricyo kintu cya mbere cyiza cyajya kigufasha, natwe kikadufasha. ndumva ari icyo ngicyo nabasangiza. Ikindi kubashaka kuba, ikindi muri description andikamo comment, kandi na share, ukore no kandi na like, kugira ngo ibiganiro byacu tujye tubona uko birebye bifite n'ababikunda, si byose. rero weho jya aho hasi muri description, ugira icyo wandikemo kabisa, ushyiramo nk'igitekerezo se, uko mbona se, nibona ndi gisaze nabyo bimbwira. Ikindi, uri umusazi tukwakira nk'umusazi, uri umuhanzi tukwakira nk'umuhanzi, uri umurozi tukwakira nk'umurozi. urumva rero twebwe intego yacu ni ugufata impano nyarwanda, cyane cyane n'abarundi, ariko n'abarundi njya mbabona hano hafi, bakaza tukaganira. ikindi nsuhuje weho uri Kazoza, ndabizi kandi uraza kureba kino kiganiro. uri Kazoza aho ngaho mu Burundi, bakwita Jean Baptiste. rwose aho ndagusuhuje kabisa, nkuteye yambu, kandi ndabizi ko uzagira bino biganiro byacu kabisa, ujye unabisangiza bagenzi bawe, bizajya bikomeza kudushimisha kabisa. nkasuhuza n'undi Murundi wundi nawe uri hano mu Rwanda, amaze nk'icyumweru aje, bamwita Nobja, bamwita Nobja. Yes, Nobja, nawe rero nkuteye yambu, ndagusuhuje kabisa. ndabizi ko nawe kino kiganiro uzakireba, ndabizi neza.
nobya kabisa kabisa ewana, uzajya ukomeza kabisa usharing bino biganiro tu. Ikindi ni bwa mbere rwose ngaragaye kuri kamera, murabona ko mfite isoni sibyo, ni bwa mbere ngaragaye kuri kamera, sinari nsanzwe mbimenyereye, ntago ari ibintu byanjye tu, ntago ari ibintu byanjye, ariko nyine namwe murabibona ko bizagenda biza sibyo se, bizagenda biza. Urumva nta mwana uvuka ngahita yuzura ingobyi, bibaho se? Rero iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze, murumva ko njabiriye, murumva mbizi wapi? Ntabwo mbizi, ariko bizagenda biza gake gake, turi kumwe n'Imana, ibintu byose bizagenda biza gake gake. Ikindi n'abantu bashaka kurya rwose baza tukabahereza ku biryo turi kurya hano. Ikindi abantu bakeneye kwamamaza kuri iyi channel kabisa, umuntu wese ukeneye kwamamaza, ukeneye kugeza ibiganiro bye ahantu kure, ukeneye nako kugeza nako ibikorwa byiwe, yaza tukamwamamariza, ni kuri make. Oya kwanza n'ubuntu, nta natanu tuzajya tubaca, kuko urumva nimba udufashije natwe kugufasha ntabwo ari ibintu byadanje. Ntaribe kabisa, uhawe ikaze kuri Mala Media TV, wibuke ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana 5 kuri 5.